Reka nkubaze ikibazo kigufi ariko gikomeye. Ese koko umuntu yashatse bita biguha uburenganzira bwo kumubaza impamvu adatwita? Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru ikomeye, ni inkuru ikomeje gutera impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga, aho Miss Nishimwe Naomie wahoze ari Miss Rwanda yagaragaje umujinya n'agahinda nyuma yo kubazwa ikibazo abantu benshi bafata nk'icyoroheje ariko gifite uburemere bukomeye ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, dusobanura uko byagenze, impamvu byarakaje benshi, n'iki iyi nkuru ishobora kutwigisha nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni Toza TV Rwanda, nguhaye ikaze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Icyo gukora urakizi, kanda subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere twinjire muri iyi nkuru, nkubwira akantu ku kandi ndetse uduhe n'ibitekerezo uko wabyumvise. Iyi nkuru yatangiye ubwo umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga witwa Miss Nishimwe yandikaga ubutumwa ku rubuga rwa X, akavuga amagambo abantu benshi batakiriye neza. Mu butumwa bwe yagize ati: umwaka urashize undi uratashye, Miss Naomie akoze ubukwe ariko nta kanunu ko gusama. Aya magambo nubwo asa nk'aho ari amagambo asanzwe kuri bamwe, ku bandi yababereye nk'igitutsi ndetse n'igitutu, ndetse no kwinjira ku buzima bwite bw'umugore utagomba gusobanura ubuzima bwe bw'imyororokere ku karubanda. Abantu benshi bahise bagaragaza ko ibi ari urugero rugaragaza uburyo abagore, cyane cyane abagore b'ibyamamare, bakomeza gushyirwaho igitutu kijyanye no gusama ndetse no kubyara. Miss Nishimwe Naomie ntabwo yacecetse cyangwa ngo arifane, yahise asubiza Miss Nishimwe amagambo akomeye ariko arimo ubutumwa busobanutse, aho yagize ati: ninde waguhaye inshingano zo gukurikirana ubuzima bwanjye? Inda yanjye si umushinga wa rubanda nshuti, tanga indi nkuru nyamuneka twubahane. Aya magambo ye yahise asakara hose ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barayashyigikiye bavuga ko Miss Naomie yavuze ijwi ry'abagore abenshi yanabavugiye bo batabona uko bavuga, cyane cyane mu muryango nyarwanda, aho ikibazo cyo gusama gifatwa nk'itegeko. Arabavuze ko iki gisubizo ari isomo rikomeye ku bantu bakunda kwivanga mu buzima bw'abandi bitwaje ko ari ibyamamare. Reka mwibutse ko Miss Nishimwe Naomie yasezeranye mu mategeko n'umugabo we ku itariki 27 Ukuboza 2024 mu muhango witabiriwe n'abantu benshi b'ingeri zose bagiye batandukanye. Nyuma y'iyo mihango yo gusezerana mu mategeko, indi mihango y'ubukwe yabaye ku itariki 29 Ukuboza 2029, aho abantu benshi bagiye batandukanye baje kumushyigikira, haba abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Ubu bukwe bwari bukurikiranywe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, bituma ubuzima bwe bwite bukomeza kwinjirwamo n'abantu benshi. Miss Nishimwe Naomie ntabwo ari izina rishyashya mu Rwanda, n'umwe mu bakobwa begukanye ikamba rya Miss Rwanda muri 2020, akaba yarabaye icyitegererezo ku bakobwa benshi. Miss Nishimwe Naomie amaze iminsi asohoye igitabo aho asobanura urugendo rwe rwo kuba umwana, ubuzima bwo mu marushanwa ya Miss Rwanda ndetse n'ubuzima bwe nyuma yo gushaka. Ni igitabo cyakiriwe neza, abantu benshi bakavuga ko cyerekana ko ubuzima bw'uwambitswe ikamba butarangira aho gusa, ahubwo ari igitabo kirimo ibitekerezo byiza kandi bikomeye. Iyi ni inkuru iratwibutsa ibibazo bikomeye. Ese imbuga nkoranyambaga zaduhaye ubwisanzure bwo kuvuga ibyo dushaka cyangwa zaduhaye uburenganzira bwo kubaza abandi? Ku bagore benshi ikibazo cyo gusama ni ikibazo cyihariye cyane, gishobora kuba gifitanye isano n'ubuzima, ibihe barimo cyangwa imyanzuro yabo bwite. Uwo muntu yarashatse ntibivuze ko agomba gusama ako kanya ku karubanda. Iyi ni imipaka ikwiye kubahirizwa, yaba mu byamamare cyangwa ku bantu basanzwe. Muri rusange, igisubizo cya Miss Rwanda Naomie cyashimishije abantu benshi, abandi bakavuga ko cyari gikwiye ndetse kikaba isomo ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. None se wowe urabibona ute? Ese Miss Naomie yakoze neza gusubiza kuriya, cyangwa umva abantu bakwiye kwirinda kwinjira mu buzima bw'abandi? Twandikire igitekerezo cyawe muri comment, ukande subscribe, ukurikire iyi chaîne kandi usangize abandi kugira ngo dukomeze kuganira ku nkuru zibabaje ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ziba ziri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni Toza TV Rwanda, mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.